Iri tegeko ryatanzwe na Kuro ubwo yaramaze kwima afashe Babuloni muri 539. Tuzi kandi bwo Abamedi n'Abaperesi bafashe ubwami. Babuloni yafashe isi muri 607 imbere y'ivuka rya Yesu. Ikurikirwa n'Abamedi n'Abaperesi baje kwigarura isi basenya Babuloni muri 539. Hakurikirwaho Abagiriki nabo batangiye kuyobora muri 331. Ubwo nicyo gihe cy'Abamedi n'Abaperesi bari barangije kuyobora. Hakurikirwaho nanone n'Abaroma nabo batangiye kuva mu 138. None marayika aje gusobanura Danieli ibi byumweru 70 yabigabanyije mu byiciro bitatu, amubwira buri cyiciro ibizagenda bigikorwamo. Yabigabanyijemo hehe? Yabisobanuriye hehe? Yaramubwiye ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mensiya umutware. Icya mbere hazabaho ibyumweru 7. Icya kabiri habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubize y'imiharuro n'impavu. Aramubwira ngo ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. None niba Yesu yaragomba kuvuka muri iyi myaka 483 ariko akavuka mu cyiciro cya kabiri cy'ibyumweru 32 nyuma y'uko urusengero rwubakwa mu byumweru 7, ese Yesu yaba yaravutse ryari? Ko yagomba kuvuka ngo bikarangizanya no gupfa kwe. Yabishyize mu buryo butatu, bisobanura mu buryo butatu kugira ngo byumvikane. Yafashe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari imyaka 3 n'igice, irongera yivuga mu mibare y'iminsi, ivuga ko ari iminsi 1260. No kugira ngo byumvikane abantu batazajijwa nanone, irongera byita amezi 42. Amezi 42 ahwanye n'imyaka 3 n'igice. Iminsi 1260 ihwanye n'imyaka 3 n'igice. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe byose bihwanye n'imyaka 3 n'igice. Rero abantu bafata aya magambo y'ubuhanuzi bwo mu bitabo cy'ibyahishuwe bagahita bafatira iminsi 1260 bakayita kari imyaka, abo barabeshya ni abanyabinyoma. Ibi byumweru 70 yahawe Imana agiye ifata umunsi kawanya n'umwaka, kuko ubuhanuzi yahawe bwasohoye mu myaka 490. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze ibyumweru 70, ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru kizwe n'iminsi 7, urafata 7 kuba 70, ubwo ni imyaka 490. Rero ibintu Danieli yabwiwe bigomba kuzasohora muri ibi byumweru 70 byasohoye muri iyo myaka ingana ityo. Reka manze mvuge nibuza ibintu bikomeye Imana yavuzemo bizasohora muri ibyumweru 70. Ndavuga ibintu 9. Ntimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi. Bumva ntago byumvikana. Ibyo bumvaga banatekerezaga, bumva Yesu avuze ibintu bihabanye n'ibyo bari bazi. Icya gatandatu hari harimo kwigaragaza kwa Antikristo no gukora kwe ku mugaragaro. Icya karindwi hari harimo gupimirwa imirimo ku itorero. Icya munani hagombaga kuzabamo umubabaro ukomeye w'Abisiraheli, icyo bita Grande Tribulation. Aho hagati hari ikintu kiri kuhakorerwa. Icya mbere batweretse nuko ngo intambara n'ibyago birimo aho ngaho. Icya kabiri kirimo gikomeye nuko harimo itorero rya Kristo. Igihe cya gatandatu ni iki gihe turimo, ari cyo gihe cy'ubuntu. Aka kantu mujye mukumva, ni igihe cy'ubuntu, ntago twakiguze, nta n'ikiguzi twatanze. Ni igihe Imana yatwihereye ku buntu bwayo kugira ngo irebe ko yaturokora urupfu n'umuriro uzarya abanzi b'Imana. Iki gihe cy'ubuntu twahawe rero, Imana ikavuga ngo mwe kugipfusha iki ubusa. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe kandi wana natwe kuri ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakira ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Imana iguhe umugisha ku mwanya wawe ufata wumva ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi channel. Kandi twongeye kuguha ikaze uyu mwanya kugira ngo tugaruke mu kiganiro cyacu igihe cyanjye. Twababwiye ko gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu. Harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'ibitabo cy'ibyahishuwe, aho twiga igitabo cy'ibyahishuwe neza mu buryo bucukumbuye cyane. Cya kabiri hakazamo inyigisho irebana no kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Cya gatatu hakazamo n'inyigisho irebana n'ibimenyetso by'ibihe by'imperuka. Izo nyigisho zigize doctrine y'itorero cyangwa se inyigisho shingiro z'itorero, ari zo nyigisho z'agakiza zishobora gufasha umuntu mu gakiza akaba hakijijwe kandi agashakisha ubuzima, agashaka amafaranga, agakora ibintu bitandukanye kandi akijijwe, kandi ntihagire n'umuntu uza kumuyobya akoresheje uburiganya bwe bwo kugira ngo agire icyo amukuraho, cyangwa se akoresheje uburiganya bwa Satani kugira ngo azamurimbuze.
niyo mpamvu duhora twiga ubutumwa nk'ubu ngubu, twiga cyane ngo twige dogitirine neza, tuyumve neza. Akaba ariyo mpamvu nyine tuba tugenda tubatumiza n'abakozi b'Imana batandukanye, nk'uko mwagiye mubibona, Pastor Musisi, Pastor Mazibirego, Mama Clarisse, ndetse na Shehe Imamu mwabonye waje atanga n'ubuhamya ndetse afite n'ubutumwa, n'abandi batandukanye, Eva Musoni, Eva Misago, ndetse na Pastor Bahati n'abandi bose muzagenda mubona. Ubwo ni uburyo bwose bwo kugira ngo dukomeze twubake ubugingo bwacu bwe gusenywa n'ibintu bidafite epfo na ruguru, n'inyigisho zitandukanye z'uburyo bwinshi bwo kuza kuyobya abari mu isi cyangwa se kuyobya itorero rya Kristo. Reka dusenge Imana, tuganire ku ijambo ryayo, twumve icyo Imana ivugana natwe nanone uyu munsi. Imana, turagushimiye kubw'uyu munsi duhaye, tugusabye imbabazi kugira ngo ubanze tweze dutunganye, uko ubona tutagutunganye tubabarire, kandi uduhe umugisha wawe mu ijambo ryawe, nk'uko ijambo ryatubwira ko ari itabaza ry'ibirenge byacu rimurikira inzira zacu. Turasenze kugira ngo umuntu wese wicaye aka kanya atangiye kumva kino kiganiro bisoze yamaze kwibona aho ahagaze n'aho ari gukandagira, niba ari heza cyangwa se niba afite ikibazo, kandi ijambo ryawe rigira ububasha mu buzima bwe. Ngwino ubane natwe, tugire neza, fungure imitima yacu kugira ngo tubashe kumva icyo uvugana natwe. Turagushimiye ko mvishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu nk'uko twari tubibabwiye igihe cyanjye, aho turimo kuganira cyane muri iki gihe kuri iki gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Icyo turi kuganiraho cyanditsemo inyigisho shingiro z'itorero, ndetse twasobanuyemo ibirebana no kugaruka kwa Yesu. Ibyiringiro by'itorero ni ibihe? Ni umurongo twasanze mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, ibice 2 umurongo wa 13, aho yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Rero icyatumye twandika iki gitabo ni uwo murongo, ni ukuvuga ngo ibirimo hano byose nibyo byiringiro by'umugisha. Ni ibintu twagiye dusesengura twifashishije Bibiliya kugira ngo turusheho gufasha abantu gusobanukirwa neza icyatumye Yesu aza mu isi, n'igituma turiho, ndetse n'icyatumye dukizwa, n'icyatuma tugomba gukizwa. Byose biri mu gitabo Ukuri Nahishwe. Wagwishwe nande? Ushobora kuba wowe wabigizemo uruhare, cyangwa se ari idini usengeramo ryabigizemo uruhare kugwisha ukuri bitewe n'inyungu bafite, cyangwa se ntacyo wenda baze kubisobanuraho abo bayobozi baguhagaze imbere bakwigisha. Rero twarakikushakiye, turakigutegura igitabo cyiza Ukuri Nahishwe. Ushatse watubwira aho uri wose igitabo Ukuri Nahishwe cyakugeraho. Twatangiye turimo kukigisha, aho twabanje gusobanura ibintu 4 kugira ngo tubone uko twinjira mu nyigisho zacyo zose, kuko kirimo ibintu byinshi. Kirimo kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, kirimo intambara ya Harimagedoni, twarayisobanuye, amaraso azameneka, uko izarwanwa, amahanga azaba ateraniye aho ngaho. Twasobanuyemo intambara ya Gogi na Magogi, abantu bakunze kwitiranya n'iyi ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko tubyo byose twarabisobanuye. Twasobanuyemo ibirebana n'ingoma y'imyaka 1000, twasobanuyemo ku birebana no kuzamura kw'itorero rikurwa mu isi, ari naho twashatse kwerekana ko abatemwe de Jehova bayobye, basobanura ko abantu batazava mu isi, ahubwo isi izahindurwa paradizo ngo ikaba nshya. Ariko Bibiliya igaragaza ko itorero rizakurwa mu isi kandi rikagira no mu ijuru. Izo nyigisho nazo twarazisobanuye. Abayehova bagarukira ku 144 dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 7, bakavuga ko ari 144 by'abantu batoranijwe bakuwe mu miryango yose yo mu isi. Ariko ni ikinyoma icyo ngicyo. Bibiliya idusezeranya ko tuzaba mu ijuru, ikatubwira ko tuzabona Imana yacu kandi tuyisanze mu ijuru. Ikindi twasobanuyemo kumanuka k'umurwa wa Yerusalemu nshya, ubwo izamanuka ije muri iyi si. Dusobanuramo imikorere ya Antikristo mu bihe 3, uko yakoze, uko ari gukora, n'uko azakora. Tunabona ko iki gihe turimo aricyo gihe gikomeye kurenza ibindi bihe 2, ariko abantu benshi ntabwo babyitaye ko iki gihe ni igihe gikomeye, aho akora mu buryo bw'amayoberane. Mu buryo bw'amayoberane rero nibwo bukomeye, kuko umuntu wese nyine bari kujijwe, se ibi nibyo cyangwa se ibyo, ese ibi ngibi ntibyandimbuza cyangwa wenda ni ukuri. Ugasanga nyine abantu bajijinganya. Aho niho hakomeye rero, kandi aho niho Yohana yageze, aravuga ngo aho niho hakuriye ubwenge n'ubuhanga.
Igitabo kirimo ibintu byinshi rero twatangiye dusasira ibikigize twerekana ko hariho ubwoko bw'impfu eshatu. Urupfu ni rumwe, ariko hariho ubwoko bwarwo abantu bapfa butatu cyangwa se mu buryo butatu. Icya kabiri twasobanuye ko hariho ubwoko bw'imperuka eshatu. Imperuka turayizi ko ihari, ariko hariho ubwoko butatu bwayo. Ikindi twasobanuye ko hariho imizuko itatu, ibi twarabivuze. Icya kane dusobanura ko hariho kugaruka kwa Yesu inshuro ebyiri. Ibi byose impamvu twabivuze ni uko nitugaruka muri iki gitabo cyane turi kwigisha tuzagenda tubigarukaho tukaba twavugamo icyo kintu, ariko warabanje kukiga birakorohera guhita ucyumva. Ikindi uyu munsi tugiye gutangira noneho kwinjira mu gitabo, aho tugiye guhera ku byumweru 70 bivugwa mu gitabo cy'umuhanuzi. Reka dusome tw'uko hatubwira. Haratubwira ngo kuva ku murongo 20 haratubwira ngo nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Gikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga yitangira kwerekwa, aratumwa maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho maze arambwira inyigisha ati, Danieli, unzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo ritekereze cyane, umenye n'ibyo wiretswe. Ibyumweru 70 utegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gucyanuka kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko bimenye ibyitegereze yuko igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya w'umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze yabeho ibindi byumweru 32 bahubake, basubizeho imiharo n'imavu, ndetse bizakorwa mu biruhije. Ibyo byumweru kandi 32 nibishira, Mesiya azakorwaho kandi nta kizabasigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza kuyobora ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 9 kuva ku murongo 20 kugeza ku murongo wa 27. Ibi byumweru 70 rero ni ubuhanuzi bukomeye Danieli yahawe. Yabuhawe ryari? Yabuhawe ubwo yarari i Babuloni mu gihugu cy'Abakarudaya, igihe bari barajyanywe mu bunyage bakamaraho imyaka 70, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 25, aho Yeremiya yabanuriye ababwira ko Abisiraheli bazajyanwa i Babuloni bakamaraho imyaka 70 bakoreshwa uburetwa cyangwa se ari impunzi muri icyo gihugu. Hanyuma bagezeyo imyaka 70 koko yarabashiranye. Imaze gushira, Danieli nk'umuntu wari gikomeje kugirana ubumwe n'Imana, abona ntashweshwe, nta muhanuzi uri kuza guhanura ko bitegura ngo batahe. Nawe ubwe nta kimana yigeze imubwiraho. Hanyuma rero Danieli niko kugira ubwoba, aravuga ati ahari birashoboka ko yaba jewe nakomeje gucumura ku Mana, yaba n'ishyanga rya Isirayeli, biragaragara ko dushobora kuba twarakomeje gukora ibibi byinshi, bikaba bitumye Imana iturekera muri iki gihugu, kandi yari yaratubwiye ko izadusubiza mu gihugu cy'iwacu, kavukire yacu i Yerusalemu, mu butaka bwayo, umurwa yari yarishyiriyeho ubwayo. Arangije rero aravuga ati ngiye kubivamo nkasenga. Kandi Danieli yari premier ministre, urumva yari umuntu ukomeye, kandi icyo gihe umwami Nebukadinezari yayoboraga ibihugu 127. Mwibaze namwe, premier ministre w'icyo gihe ashobora kuba arota perezida w'uyu munsi. Hanyuma rero Danieli afata ibihe byo kwiriza ubusa arasenga, nkuko tubisanga mu gice cya 9 cy'umuhanuzi Danieli kuva ku murongo wa 1 kugeza nibuza ku murongo wa 5. Yafashe ibihe byo gusenga. Mu gusenga kwe rero we yatangiye yatura ibyaha bye. Icya kabiri, yatura ibyaha by'ubwoko bwe bw'Abisiraheli. Nyuma yaho ngo atakambira Uwiteka Imana kubw'umusozi wayo wera, ari we Yerusalemu. Ayibwira ati, Uwiteka, ongera wibuke umurwa wawe wera, ongera wibuke Yerusalemu, ongera uyibuke ahantu wari warateguriye kugira ngo habe inzu yawe, aho ubuturo bwawe wituriramo. Niyo mpamvu tubonye ara ku murongo wa 20 havuze ngo nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga
umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho maze arambwira anyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga bwa mbere haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira. Inshuti z'Imana, turimo gushaka kwiga ibi bintu kugira ngo byumvikane. Hari abantu benshi bakunda guhinyura Bibiliya. Bibiliya ni igitabo gikomeye, ni ubuhanuzi butavuguruzwa, ni ubuhanuzi busohora ku bihe byashize, bugasohora ku bihe turimo, bukazasohora no ku bandi bazaza, kuko ibibuvugwamo ntago bigajuka, ni ibintu bihora bisohora mu isi. Iyo tuvuga ibi rero, uvuga ngo tuvuga amateka y'isi tukaza kuyahuza n'ikijambo ry'Imana ryayavuzeho. Ni byiza twiga amateka y'isi, twiga amateka ya politike z'ubutegetsi bwo mu isi, twige siyanse, twige filozofi, twige histoire, twige biology, twige chemistry, twige histoire de l'Église, twige n'ibindi. Ariko Bibiliya ni igitabo gikomeye, kibitse amateka, kibitse ubwenge bukomeye. Niyo mpamvu dukwiye kukigana ubushishozi. Ubu buhanuzi Danieli yabuhawe ari muri kiriya gihugu twabivuze. Noneho Imana ibumuzaniye, Danieli ntiyamenye ibyo ari byo, kuko yabuzanye gitangira gusenga aciye bugufi mu mutima we. Imana ibwira marayika Gaburiyeli ati, mushyire, kuko marayika Gaburiyeli niwe ushinzwe kujyanira ibisubizo abubaha Imana mu isi. Abimuzaniye, Danieli ntiyamenye ibyo ari byo, akomeza gusenga. Akomeje gusenga, igihe yari yarihaye cyo kwiyiriza ubusa no gufata ibihe byo gusenga kirangiye, ngo mu gihe yari arimo gutamba igitambo cya nyuma cya nimugoroba, Imana ibwira marayika Gaburiyeli ati, subirayo, genda umusobanurire neza biriya bintu ntabwo yabimenye. Marayika Gaburiyeli rero yaje gusobanura Danieli. Ibi byumweru Danieli yabonye ntabwo ari ibyumweru ibingibi bisanzwe dusanzwe tuzi, bibara kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ubwo icyo ni icyumweru kimwe, akaza ikindi kugeza ubwo ibyumweru 70. Imana yagiye ifata umunsi ikawuhanya n'umwaka. Si ubwa mbere Imana ibikoze, kandi ndavuga ibintu bibiri bituma tuvuze iki kintu. Icya mbere ni uko ibintu bivugwa muri ibi byumweru 70, iyo turebye gusohora kwabyo, byasohoye mu myaka, ntago byasohoye mu minsi. Icya kabiri kidufasha gusobanukirwa iki kintu neza ko ari ukuri, ari imyaka atari umunsi, ni uko akenshi mu buhanuzi Imana yagiye ikunda gufata umunsi ikawuhanya n'umwaka. Urugero, Ezekiyeli igice cya 4 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 uzahasome. Kabiri, Danieli igice cya 4 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 24 naho uzasome, aho Imana avuze kuri Nebukadinezari uburyo azajyanwa kurisha mu ishyamba, ngo akahamara ibihe 7. Ibihe 7 ubwo ni ukuvuga ngo ni imyaka 7. Akenshi uzumva aho Bibiliya ivuga ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe n'umwaka umwe, ibihe n'imyaka 2, igice cy'igihe n'igice cy'umwaka. Byose bimwe biteranya ni imyaka 3 n'igice. Nebukadinezari rero Imana yamubwiye ko azarisha ubwatsi nk'inka, agatondwaho n'ikime igihe kingana n'ibihe 7. Iyo myaka 7 yarayimaze ameze atyo. Ezekiyeli nawe Imana yamubwiye ko agomba kubabarizwa igicumuro cy'Abayuda, kandi icyo gicumuro ngagomba Imana yagiye ifata umunsi ngakamara iminsi 49, arimo ngo yagiye ifata umunsi kawuhanya n'umwaka. Rero mu buhanuzi akenshi Imana ikunda gufata umunsi kawugeranya n'umwaka. Icyitonderwa, hari idini y'Abadventiste bakunda gufata iyi minsi ivugwa mu byahishuwe bakayita imyaka, ariko siko bimeze, kuko mu byahishuwe ibi bintu bigarukamo mu buryo butatu. Harimo icyo bita iminsi 1260, hakazamo icyo bita igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, hakazamo icyo bita amezi 42. Ibyo tubisanga mu gice cya 12 cy'ibyahishuwe. Noneho Abadventiste bakunda kwifashisha ibyo bintu bakabyita imyaka, ariko si byo. Ahubwo Imana kugira ngo isobanure ibintu neza abantu batazajejwa cyangwa bakabisobanura uko utariko, yabishyize mu buryo butatu, bisobanura mu buryo butatu kugira ngo byumvikane. Yafashe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari imyaka 3 n'igice, irongera yivuga
mu mibare y'iminsi ivuga ko ari iminsi 1260. noneho kugira ngo byumvikane abantu batazajijwa nanone, irongera ibyita amezi 42. amezi 42 ahwanye n'imyaka 3 n'igice. iminsi 1260 ihwanye n'imyaka 3 n'igice. igihe n'ibihe n'igice cy'igihe byose bihwanye n'imyaka 3 n'igice. rero abantu bafata aya magambo y'ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'ibyahishuwe bagahita bafatira iminsi 1260 bakayita ko ari imyaka, abo barabeshya, ni abanyabinyoma, kuko ku Imana yarongeyeho amezi 42. hanyuma rero katugaruke noneho kuri Danieli we ibi byumweru 70 yahawe, Imana yagiye ifata umunsi ukawanya n'umwaka, kuko ubuhanuzi yahawe bwasohoye mu myaka 490. ni ukuvuga ngo niba tuvuze ibyumweru 70, ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru kizwe n'iminsi 7, urafata 7 kuba 70, ubwo ni imyaka 490. rero ibintu Danieli yabwiwe bigomba kuzasohora muri ibi byumweru 70 byasohoye muri iyo myaka ingana ityo, ariko tuzabisobanura muri ubu buryo bwumvikana, kuko hari ibyasohoye mu byumweru 39, ubwo akabasigaye icyumweru kimwe cyuzuza 70 kigizwe n'imyaka 7, nacyo tuzavuga ibyacyo, ariko ibyinshi byasohoye muri ibyo byumweru 39. ibi byumweru 70 Danieli yahawe, marayika aje kumusobanurira yabigabanyijemo ibyiciro 3, amubwira n'ibizakorwamo. mbere y'ibyo reka manze mvuge nibuza ibintu bikomeye Imana yavuzemo bizasohora muri ibyumweru 70. ndavuga ibintu 9. icya mbere, ibi byumweru 70 hari harimo kubaka urusengero rw'i Yerusalemu no gusana inkike zarwo. icya kabiri, hari harimo kuvukamo kwa Mesiya. icya gatatu, hari harimo gupfa no kuzuka kwa Mesiya. icya kane, hari harimo igihe cy'ubutumwa n'agakiza ku banyamahanga. icya gatanu, hari harimo gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane. icya gatandatu, hari harimo kugaruka kwa Yesu no kuzamurwa kw'itorero. icya gatandatu, hari harimo kwigaragaza kwa Antikristo no gukora kwe ku mugaragaro. icya karindwi, hari harimo gupimirwa imirimo ku itorero. icya munani, hagombaga kuzabamo umubabaro ukomeye w'Abisiraheli, icyo bita Grande Tribulation. icya cyenda, hari harimo ubukwe bw'umwana w'intama. kugira ngo turebe rero ukuntu byasohoye, ni ukuvuga ngo ubuhanuzi noneho bw'ibyumweru 70 bwatangiye gusohora ryari, cyangwa isohoza ryabwo ryatangiye ryari. ni ukuvuga ngo rero ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 itangira ry'isohoza ryabwo ni ukuva muri 454, ubwo umwami Dariyo w'Abamedi yahamyaga itegeko ry'umwami Kuro ryo gutaha kw'Abisiraheli no kubaka urusengero no gusana inkike zarwo. nk'uko twatubivuze, ibyo byabaye muri 454, akaba ari naho ibarwa ryo gusohozwa k'ubu buhanuzi ryatangiriye, muri 454 mbere y'ivuka rya Yesu. iyo tuvuze ngo mbere y'ivuka rya Yesu, nuko mbere yuko Yesu aza mu isi babaraga baturuka hejuru bakamanuka bagera kuri 0 bakongera bagatangira. mu yandi magambo, baheraga ku 2000 babara bakuramo bagera kuri 0 bakongera bakajya gutangira ku 2000. mu gihe Yesu amaze kuza mu isi, ahereye igihe yavukiye bagenda babara noneho bateranya. mu gihe babaraga bakuramo, nubwo batangiye kubara bateranya 1 2 3 kuruzamura. ubu tugeze mu mwaka w'2022. rero aho ngaho mbere yuko Yesu aza mu isi byari bigeze muri 454 mbere y'ivuka rya Yesu, nibwo batangiye kubara isohozwa ry'ubu buhanuzi, aribwo umwami Dariyo yahamyaga itegeko ry'umwami Kuro ryo gutaha kw'Abisiraheli bava i Babuloni bataha iwabo, ngo bubakire Imana yabo urusengero kandi basane n'inkike, batambire ibitambo Imana yabo. iri tegeko ryatanzwe na Kuro ubwo yaramaze kwima afashe Babuloni muri 539. tuzi ko aribwo Abamedi n'Abaperesi bafashe ubwami.
kuvuga ngo ni ubutegetsi bwagiye bukurikirana. Babuloni yafashe isi muri 607 imbere y'ivuka rya Yesu, ikurikirwa n'abamedi n'abaperesi baje kwigarura isi basenya Babuloni muri 539. hakurikirwaho abagiriki nabo batangiye kuyobora muri 331. ubwo nicyo gihe cy'abamedi n'abaperesi bari barangije kuyobora. hakurikirwaho nanone n'abaroma nabo batangiye kuva mu 168. ubwo abagiriki nabo bari barangije. Roma irakomeza kugeza n'uyu munsi iracyayoboye mu buryo bwa politiki no mu buryo bwa kidini, ariko imbaraga yari ifite icyo gihe navanga uyu munsi zirahari, ariko ziri mu buryo bw'amayoberane. ariko icyo gihe ubwo zabaga zigaragara, nicyo navuga, kuko ubupapa burayoboye isi. ikindi kandi muri politike ubupapa burimo, kuko iyo ugiye muri ya mahembe 10 agaragara mu muryango w'abibumbye, ari byo bihugu 10 bikomeye by'ihangange, bikomeye mu cyo bita ubukungu, bikaba binakomeye mu cyo bita politike, Ubutaliyani burimo. tugaruka inyuma gatoya rero, ni ukuvuga ngo rero kura amaze gufata ubwami mu 539 afashe Babuloni, nk'uko Yesaya yaramuhanuye, niwe watanze itegeko yuko Abisirayeli bagomba gusubira iwabo, bakajya kubakira Imana yabo inzu, bakajya gusana inkike, bakajya no gutamba ibitambo batambira Imana yabo. Abisirayeli baratashye, bagezeyo ariko habaho amatiku y'abanyamahanga babarwanyije, harimo abagabo 3 witwa Sanibalati, Tobiya na Geshemu, badehesha umurimo kugeza ubwo bandika inzandiko bazohereza ibwami. inzu y'Imana irahagarikwa, ntibongera kuyubaka kuko barababeshyeye, ntiyongera kubakwa. iri tegeko rero ryongeye gusinywa, ryongera gutangwa n'umwami Dariyo wasimbuye Kuro muri 534. nibwo yaritanze, yongera gusaba ko inzu y'Imana yongera kubakwa. tubisanga mu gitabo cya Ezira igice cya 6, uzahasome uzabisangamo iyo nkuru yose. nibwo rero ubu buhanuzi bwatangiye gusohora. none marayika aje gusobanura Danieli ibi byumweru 70 yabigabanyije mu byiciro 3, amubwira buri cyiciro ibizagenda bigikorwamo. yabigabanyijemo hehe? yabisobanuriye hehe? Danieli ibice 9 umurongo wa 25 yaramubwiye ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware. icya mbere hazabaho ibyumweru 7. icya kabiri habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeyo imiharuro n'impavu. aramubwira ngo ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. hanyuma icyiciro cya 3 yakivuze ku murongo wa 27, asobanura ko hari umutwaro uzaza, uzasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, hanyuma akabuzanya ibitambo n'amaturo mu gihe icyo cyumweru kizaba kigeze hagati. ngo hanyuma yaho yo kubuzanya ibitambo n'amaturo hakaza umurimbuzi kwibaba. umurimbuzi nuko iki tuzagisobanura igituma Danieli yasabwirwa ko mu gihe uyu mutwara azaba abuzanyije ibitambo n'amaturo, ngo umurimbuzi azaza kwibaba ry'ibizira. n'ubundi ni uwo mutware, kuko kubuzanya ibitambo n'amaturo bizatuma Abisirayeli barimburwa, kuko ari itegeko bahawe n'Imana. ibi rero tuzabigarukaho kuri iki cyumweru cya nyuma, cyangwa se icyiciro cya 3 cy'icyumweru cya nyuma kigizwe n'imyaka 7. reka duhere noneho kuri icyiciro cya mbere cy'ibyumweru 7. ibyumweru 7 bihwanye n'imyaka 49. marayika yari yamaze kubwira Yohana ko ibyumweru 7 bazubakamo urusengero. niko byagenze. rwa rusengero rw'i Yerusalemu rwari rwarubatswe na Salomo. Abisiraheli bamaze gutaha basubiye i Yerusalemu, barwubatse igihe kingana n'ibyumweru 7, ariyo myaka 49. iyo usesenguye no mu mateka ya Bibiliya ubona ko Nehemiya ava i Shoshani aza gusana inkike z'urusengero, yaje muri uwo mwaka wa nyuma uheruka wa 49. akaba ari nabwo umuhanuzi Malaki yahanuye. ngira ngo Malaki yahanuye ibintu byinshi, yahanuyemo integuza Yohana uzaza guteguriza Yesu mu gice cya 3 cy'umuhanuzi Malaki.
kuva ku murongo wa 20 kumanuka hasi. Ariko noneho hejuru ahabanza yari yabanje no guhanura none kandi Mesiya, uburyo ngo hari umwami ugiye kuzaza mu rusengero rwe kandi azaba ameze nk'isabune y'umumeshi. Uwo ni Yesu wavugwaga. Maraki rero yahanuye muri ibyo byumweru 70, ariko mu mpera zabyo mu mwaka wa 49 nibwo umuhanuzi Maraki yahanuye, ari nabwo Nehemiya yari ari mu gusana inkike z'uwo murwa. Icyitonderwa aha mu byumve neza, marayika bibwiye Yohana, marayika bibwiye Danieli, amubwira ko ibyo byumweru 7 bizakorwamo ibyo, ariko atanakubitamo ko n'ibyumweru 32 Mesiya ari byo azavukiramo. Ubwo icyo ni icyiciro cya kabiri, ngo kandi bikarangizanya no gupfa kwe. Nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'imavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru kari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye. Ibyo byumweru kari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye. Urumva ko rero Yesu yagomba kuvuka mu cyiciro cya kabiri kigizwe n'ibyumweru 32. Ibyumweru 32 iyo ugiye mu mibare ubona mu myaka ni imyaka 434. Wateranyaho biriya byumweru 7 bubatse mu rusengero bihwanye n'imyaka 49, iyo myaka yose igahura ari imyaka 483. Aha rero tugiye kureba none niba Yesu yaragomba kuvuka muri iyi myaka 483, ariko akavuka mu cyiciro cya kabiri cy'ibyumweru 32 nyuma y'uko urusengero rwubakwa mu byumweru 7, ese Yesu yaba yaravutse ryari ko yagomba kuvuka ngo bikarangizanya no gupfa kwe? Kuvuga ngo ibi byumweru 32 byagomba kurangizanya no gupfa kwe. Yesu yamaze imyaka ingahe hano mu isi? Tubona ko Yesu yamaze imyaka 33 ari hano ku isi. Ubwo yavutse ryari? Dushingiye ku byumweru 7 bihwanye n'imyaka 49, tukabiteranya ku byumweru 32 bihwanye n'imyaka 434, ubwo yose hamwe ikaba 483. Yesu wamaze imyaka 33 ku isi, ubwo yavutse hashize imyaka ingahe? Ubu buhanuzi burimo burasohora. Ni ukuvuga ngo yavutse hashize imyaka 450 ubuhanuzi buri gusohora. Amara 33, hanyuma wayiteranya kuri ya 450 ikabaye 483, hanyuma abona gupfa, hagasigara cya cyumweru kimwe cyuzuza ibyumweru 70. Ubwo ndi kubivuga nihuta, ariko iki gitabo ukuri nahishwe twagiye tubisobanura neza mu buryo bwumvikana, ariko n'ubu ngira ngo nkurikije uburyo ndi kubivugamo birumvikana, ariko hano harimo ubusobanuro bwumvikana cyane, aho twabisobanuye neza cyane, kandi burya niyo bifite nyine nawe ubyisomera wongera ukabisubiramo ukabyumva. Noneho rero ushobora kwibaza ko tubonye ko ibyumweru 7 bubakaga urusengero imyaka 49, nkuko n'ubundi tubisoma. Reka tubisome kugira ngo byumvikane neza, kuko Abisiraheli ubundi urusengero rwabo rwasenywe inshuro ndumva ari 3, rwubakwa inshuro 4. Bwa mbere rwatangiye ari urusengero rwubatswe na Mose, ihema ry'ibonaniro, ruza kubakwa noneho nk'inzu na Salomo, ruza gusenywa n'Abanyebabuloni, rwongera kubakwa na Ezira na Nehemiya na Zerubabeli, ndetse bafatanyije n'Abisirayeli bose. Nyuma yaho rwongera gusenywa n'uwitwa General Pompe, uyu yari generali w'Abaroma mu 168. Rwongera kubakwa n'umwami Herode, rwongera gusenywa na Nero muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubu uyu munsi uru rusengero nta ruhari, cyo kuzari ibikuta by'amaganya abayuda birirwa bariraho ngo bategereje Mesiya wabo ko azaza, kandi yaraje baramwicira. Twebwe icyo turimo kureba noneho ni igihe rwubakwaga na Ezira na Nehemiya na Zerubabeli,
ndetse nabo bari bafatanyije. Nibwo buhanuzi turimo turiga, ari nabwo buri abahanuzi bw'ibyumweru 70 batangiye gusohora. Ikindi nuko dushaka kureba koko niba ari imyaka 49 nkuko Bibiliya bivuga. Reka dusome ubutumwa buzi kwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 18 tugize ku murongo wa 21. Haravuze ngo abayuda baramubaza bati, ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati, nimusenye uru rusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46 nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3? Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuwe abigishwa bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Uru rusengero rwubatswe imyaka 46 n'urwo Herode yubatse, rwasimbuye urwo General Pompe yarasenye, rwo rwari rwarubatswe na bariya bahungu tuvuze, Ezira, Nehemiya, Zerubabeli ndetse n'Abisirayeli bose, ari nabwo nyine ubuhanuzi bwahanuwe. Rwari rwubatswe na Ezira, Nehemiya na Zerubabeli, rero n'Abisirayeli bose bafatanyije nabo nirwo bubatse imyaka 49 ihwanye n'ibyumweru 7. Nyuma yaho hakurikiraho noneho indi myaka 134 ihwanye n'ibyumweru 32 ariyo Mesiya agomba kuvukamo. Noneho batubwiye ngo iyi myaka 434 ihwanye n'ibyumweru 32 marayika yabwiye Daniel ngo bazaba bari gukomeza kubaka Yerusalemu basubizaho imiharuro n'impavu. Aranabwirwa ngo kandi bizakorwa mu bihe biruhije. Icyo ni ukuri, byakozwe mu bihe biruhije, mu ngoma za buriya bwami bwose twavuze bwagiye busimburana. Iyo baga batangiye gukora, ubundi bwami bwahitaga bufata isi, bakaba basubiye inyuma kubera izo ntambara. Nanone baba batangiye kwiyubaka, hakabahimya ubundi, bikaba birongeye birapfapfanya. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi bwavugaga yuko bazasana kugeza kuri Mesiya no gupfa kwe. Bubatse urusengero, nyuma yaho bajya kubaka inkike, nyuma yaho bakomeza gutunganya umurwa, kuko umurwa wari umaze imyaka 70 nta muntu ubamo. Mutekereza ahantu habaye abantu kugira ngo hamare imyaka 70 nta muntu haba. Tekereza nabo icyo kintu. Buriya ahantu habaye abantu hakunda kuba amatongo kurenza ahandi hantu hose, cyangwa se iyo abantu bahavuye hahita hamera ibigunda byinshi, hamera amashyamba, hamera ibihuru byinshi. Noneho bamaze imyaka 70 ntawo uba mu murwa. Urumva rero wari umurwa wuzuye ishyamba riruta irya Nyungwe, akariryo nifashisha cyangwa se na Amazon abarizi. Aya mashyamba ya kimeza, ni ukuvuga ngo umurwa wa Yerusalemu ryari ishyamba ry'ikibira, cyari ikibira gikomeye. Rero iyo myaka yose bayimaze batema ayo mashyamba, bakora imiharuro n'impavu. Impavu bwo ni inuza ku mazu yabo, bubaka amazu yabo, bakora imihanda aho bazaza baca. Ibyo byose ngo bikorwa mu bihe biruhije mu myaka 434 ihwanye n'ibyumweru 32, hanyuma kugeza igihe Yesu yavukiye, kugeza no kugupfa kwe. Niyo mpamvu Yesu yaje asanga imirimo igikomeje. Bari bagitunganya umurwa, bari bagikora. Abaroma nabo ntibari baboroheye, n'imisoro nibyo biberagamo gusa bibagoye. Noneho bagahora bavuga ati ubu Mesiya azaza ryari ngo adukize iki gitugu cy'ubutegetsi bw'amahanga, azaza ryari? Rero Yesu tugiye kureba yavutse koko muri ibi byumweru 32, ariko avuka mu mpera zabyo kugira ngo arangizanye no gupfa kwe. Ibi byumweru 32 wanye n'imyaka 434 ni naho hasohoramo ubuhanuzi buvuga ko Imana yamaze imyaka 400 yaracecetse itavuga. Kuko twabonye ko Maraki amaze guhanura kuri kira cyumweru cyuzuza ibyumweru 7 mu mwaka 49, hagati ye no kuza kwa Kristo cyangwa se kuza kw'integuza Yohana haciyemo imyaka 400 iri gusohorera muri bya byumweru 62. Hariya rero ntabwo Imana yari ikivuga, nta muntu n'umwe muri Isirayeli yavuganaga nawe. Ahubwo iyo ugiye gusesengura Bibiliya ubona ko mu ijuru bari mu nama
barimo gutegura umukiza, cyangwa se bari mu nama y'uburyo agomba kuboneka uza gucungura abari mu isi. Niyo mpamvu imyaka 400 irangiye, kuri 401, ubwo ndavuga muri bya byumweru 32, nibwo marayika Gaburiyeli yagiye i Nazareti kubonana n'umwari Mariya. Ariho yamusanze aramubwira ngo witinya Mariya, kuko hiriwe ku Mana, dore uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ariwe uzakiza ibyaha abari mu isi. Ubwo marayika yamanutse iyo myaka ishize, inama irangiye, bamaze gutoranya uwo azacamo kugira ngo avuke nk'umuntu, hanyuma Imana ikiza abari mu isi. Yesu rero tugiye gusesengura tubona ko yavutse iyo myaka 400 ishize, nibwo isezerano ryaje rijya kwa Mariya ndetse no kwa Elizabeth, naho babwirwa ko bagiye kubyara. Kandi hagati ya Yohana na Yesu ubundi barushanyaga igihe kingana n'amezi nk'7, ntabwo barutanaga cyane. Aho rero niho Imana yongeye kugaruka kuvugana n'abantu mu isi. Akaba no bavuga ngo handitswe bya bitabo by'Abamakabe, bene Sirake, Ikiyoka n'ibindi bitabo biri muri Bibiliya ntagatifu. Ibyo bitabo byiyongeraho ni ibitabo byanditswe n'abantu bakoreshejwe n'amarangamutima yabo, si Umwuka Wera wabahaye kubyandika, kuko Umwuka w'Imana ntiyarakivugana n'abantu mu isi. Twigarukire noneho rero, ni ukuvuga ngo Yesu yavutse hashize imyaka 450, amara imyaka 33, wayiteranyaho ikaba 483. Ubwo birahura neza na bya byumweru 7 bubatsemo urusengero bihwanye n'imyaka 49, bigahura n'ibyumweru 62 bihwanye n'imyaka 434 bari gukora iyo mirimo yose. Hanyuma Yesu akavuka bigiye kurangira, wabiteranya bikaba ibyumweru 69, hagasigara cya cyumweru kimwe. Iki cyumweru kimwe kirakomeye, niyo mpamvu twinjiye ahangaha muri iki gitabo, kugira ngo tubone uko tubwira abantu babashe kubyumva neza. Kuko iki cyumweru ubuhanuzi bukivugwamo ni ubuhanuzi buzasohorana no kuza kwa Kristo. Ubundi Abisiraheli uburyo bari baragiye biga ubuhanuzi, abahanuzi bagiye bahanura, ba Yesaya, ba Nahumu, abahanuzi bose bagiye bahanura bakarasa kuri Yesu cyane. Abisiraheli kuko bahoranaga irari rikomeye ry'uko Mesiya azaza we akabakiza ingoma z'igitugu z'ibindi bihugu by'amahanga, ntabwo bigeze bita ko Yesu azarwana intambara y'umwuka. Nta nubwo bigeze bita ko uwo nguwo uzaza ari wo mukiza w'abari mu isi, kandi byari byarahanuwe nabyo. Nta nubwo bigeze bita ko uzaza ari Imana yiremeye ikiremwa muntu, ntabwo azabasha kurimbura abantu, ahubwo azabasha kubakiza. Bo bumva ko naza azafata intwaro akarwana, azaba afite ubutware bwo kurwana ntatsindwe, nk'uko ba Dawidi barwanaga bagatsinda, ko nawe ariko azaza. Ariko Yesu aje kuko ari Imana, we yaje kurwanya umwuka ukorera muri ayo mahanga mu kurwanya umugambi wayo. Niyo mpamvu yanaje ntibamera ko ari we, kuko babonye aje aca bugufi, kandi bareba ibikorwa akora akabona afite ubutware. Umuntu usarazura umuntu wapfuye, arirukanamo abantu imyuka mibi, arahumura impumyi, arahagurutsa ibirema, abarwaye inyonja arabakiza. Ko tubona afite ubutware, kuki atanategeka aya mahanga ntakomeze kuturwanya? Niyo mpamvu rero batigeze bizera ko ari Mesiya, kuko uko bamutekerezaga siko yaje. Kandi Mesiya ni umukiza w'abari mu isi, ni Imana, ntabwo agomba kwica abantu kandi ari we baremye. Yaje guhangana n'umwanzi bakoresha, arwana intambara yo mu mwuka. Nayo mpamvu Petero ubwo baza gufata Yesu, Petero yasimbutse ngaba aciye ugutwi umwe mu ngabo zazije gufata Yesu. Yesu atafata ugutwi arongera ko agusubizaho, gufataho guhita gusubiza uko kwari kumeze. Aramubwira ati, Simoni Petero, subiza inkota yawe mu rwubati, kuko urugamba turwana ntabwo ari urw'uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo rero
Yesu aje ntibigeze babimenya ko ari Mesiya, baramurwanyije. Ariko mu buhanuzi abahanuzi bagiye bahanura n'ubu Daniel yahawe, nuko Yesu yagomba kuvuka, hanyuma cya cyumweru cyuzuza 70 kigatangirana nuko atangiye wa murimo w'ivugabutumwa, agahita yima ingoma, akayobora Isiraheli, akabashyira ku ibere nk'uko intumwa zimwe zagiye zimusaba ngo zizicane iburyo bwe, abandi bicane ibumoso, bari bazi ko ari uko bizaba bimeze. Akaba ari niyo mpamvu iyo dusesengwe Bibiliya ubona ko Yesu mbere y'uko apfa icyo kibazo barakimubaje ko baga bafite amatsiko menshi. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 24 ngo bari biriwe mu rusengero, Yesu avuga ubutumwa bwiza, babona kuna abantu barimo guhinduka babyiganira kuri Yesu, baravuga ati icyubahiro turagifashe, turakibonye, tugiye kuyobora. Babona n'urusengero bwiza rwari rufite n'ukuntu Yesu ari kurufata nabo kandi bakaba bayoborana nawe, baravuga ati n'urusengero rugiye kuba urwacu kuko umwami yaradutoranije. Noneho umurongo wa mbere w'icyo gice haravuga ngo maze Yesu asohoka mu rusengero akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywa hasi. Bumva ntago byumvikana. Ibyo bumvaga banatekerezaga, bumva Yesu avuze ibintu bihabanye n'ibyo bari bazi, n'ibyo bibwiraga. Noneho umurongo wa 3 haratubwira ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza hari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Aho turaza kuhagaruka ibyo Yesu yagiye ababwira. Ariko urumva kuko hari ukuntu bari barize ubuhanuzi bashingiye ku marangamutima n'inyota bari bafite yuko Mesiya azaza akabakiza ingoma z'icyo z'andi mahanga, ntabwo bigeze batekereza ko aje kurwana intambara y'umwuka, ahubwo aje kurokora abantu bose. Bumva bakagiye gufata ubwami, atangira kubabwira ibihabanye n'ibyo bari bazi, birabacanga, birabayobera pe. Niyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6, amaze kuzuka nabwo baravuze ati ubwo azutse ubazukanye ubutware agiye gukora ibikomeye. Mu isi nta muntu wigeze abaho ngapfe azuke. Ubwo azutse kandi tukaba twiboneye n'abamarayika bavugana natwe mu gituro, bavuga ko atakirimo yazutse. Ubazukanye ubutware, ibyo yadusezeranya ko tuzimana nawe tukayobora byarangiye, igihe cyabyo cyageze. Noneho umurongo wa 6 w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa arimo kubabwira iby'uko bagomba gutegereza umwuka wera, bahise bamubaza ngo mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami bwawe muri Isiraheli? Umva, ayo ni ya matsiko na ya nyota bahoranaga yo gushaka kuyobora. Yesu arabareba abona ni inyota y'umubiri gusa, arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ahubwo icyo akora, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo kumpamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Noneho ahangaha naho bumva ntabwo ibintu babyumvise neza. Ubundi muri ubu buhanuzi Daniel yahawe, n'ubundi abahanuzi bagiye bahanura shingiye kuri ubu ngubu bw'ibyumweru 70, nuko icyumweru cyuzuza 70 nicyo Mesiya yagombaga kwimamo ingoma, akarimbura abanyabyaha aribo twebwe abanyamahanga kuko tutigeze tumwumvira, akimana ingoma n'ishyanga rya Isiraheli, bakajya ku ibere bakayobora isi yose kabiyabo, akaba aribo bazakomoka mu bwoko buzubaha Imana bukuzura isi yose. Nibyo bari bazi kuko ni uko bari barabifashe. Kumbi kwima ingoma kwa Mesiya muri iki cyumweru bitandukanye nuko babyibwiragamo, kuko kwima ingoma kwe ahubwo ni ukwimana ingoma n'itorero rye
haba Isiraheli yamwizeye haba n'abanyamahanga, kuko hagomba gucamo igihe Imana izatanga kugira ngo ubutumwa bubwirizwe amahanga yose, abanyamahanga nabo binjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Icyo rero Abisiraheli baragishwe ntibigeze bakimenya, kandi bari bafite ubuhanuzi bubivugaho, ariko kubwo gusomana Bibiliya bari bafite irimo Tora, ari amategeko ya Mose, biriya bitabo 5 ari byo Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri, ndetse na biriya bitabo by'amateka yabo y'abami bigeze muri 12, ndetse na biriya bitabo by'ibisigo by'imigani, n'ibitabo by'abahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, ba Danieli, ndetse na bari abahanuzi ba Hoseya, ba Yoweli, ba Amosi, ba Obadiya, ba Nahumu, ba Habakuki. Mbega bari abahanuzi bageze muri 12 dukunda kwita ngo ni abahanuzi batoya. Ibyo byose bari babifite, baragiye banabisoma, ariko bakabisoma bakurikije irari ryabo. Ni nacyo kibazo dufite uyu munsi ku bantu basoma Bibiliya, bakayisobanura, bakayeterpreta bishingiye ku irari ryabo, banareba n'abandi ibibazo bikunda kugaruka bakariko bashaka kuyibasobanurira. Ibyo rero byatumye batabasha gusobanukirwa ubu buhanuzi neza. Ariko tubonye ko ibyumweru 7 ari byo byubatswemo urusengero nk'uko Gabriel yari yabibwiye Danieli, ndetse binarangizanya n'ubuhanuzi bwa Maraki. Ibyumweru 32 tubonye ko bakomeje gukoramo ibintu byinshi mu murwa, gutema amashyamba, gushyira imihanda mu murwa, ndetse n'inzira z'abanyamaguru, guca imavu nk'uko biriya bitubwiye ku mazu yabo, guca amatarasi y'indingane cyangwa se imiringoti cyangwa imirwanyasuri mu mirima yabo, n'ibindi bikorwa byose byagiye bikorwamo ngo umurwa wongere utunganywe. Ariko marayika yabwiye Danieli ko bizakorwa mu bihe biruhije, bitewe n'intambara z'abandi bami bazagenda bashaka kugenda bigarurira isi, bikajya bibasubiza inyuma kuzageza igihe Mesiya azavukira. Niko twasomye yari mu bice 9 umurongo 24 muri Danieli, aho yabwiwe ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haza gukiranirwa kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Noneho 25 amubwira ngo nuko bimenye babyitegereze ko heregeye bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7 maze ibindi byumweru 62. Urumva, nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya. Bandi bazategeka ni umwami Dariyo, igihe yategekaga ko ibyo bintu bigomba gukorwa muri 454 twabibonye. Noneho aramubwiye ngo nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya, kugeza kuri Mesiya umutware. Icyambere hazaba ibyumweru 7, kabiri maze yabeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharo n'imavu, ngo ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ngo ibyo byumweru 32 nibishira Mesiya azakorwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, ubwo ni ugupfa kwe. Hanyuma rero icyumweru cya 70 bakivuga hejuru ku murongo 27, aho bavuga ngo uwo mutwara azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, ngo umurimbuza azaza kwibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuza. Twari turimo kubereka ubuhanuzi bw'ibi byumweru 70 uburyo bwagiye busohora, ariko dushaka kugusha ku cyumweru kimwe cyuzuza 70 kigizwe n'imyaka 7, n'uburyo hariya muri Danieli igice cya 20 igice cya 9 umurongo wa 27 marayika yakigabanyijemo nacyo ibice 2. Niyo mpamvu batubwiye ngo uwo mutwara azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati. Urumva ko ahise kigabanyamo 2. Nikigera hagati hari ikintu kizabaho, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Ubwo ruvuga ngo hari 3 n'igice ya mbere irangiye, hari indi 3 n'igice ya kabiri igiye gutangira. Ubwo aho ngaho neza atavuga ati ibitambo n'amaturo birahagaze. Aha tuzahagaruka aho tuzaba turi gusobanura neza ubuhanuzi bw'iki cyumweru cya nyuma. Hari ikintu tudakunda gusobanukirwa cyane, buriya Antikristo afite isura
y'abantu bageze kuri 2 bamubanjirije. Abo bantu 2 ni abahe? Harimo uwitwa Antiochus Epifano wa 4 wakomotse mu bwami bw'Ubugiriki. Ubuhanuzi bumuvugwaho bugaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 8 cyose, cyane agatangira kuvugwa kuva ku murongo wa 20. Uyu Antiochus Epifano yakoze amarorerwa akomeye mu gihe cye, yari ayoboye isi ku Bisiraheli. Ari naho havutse intambara yitwa intambara y'Abamakabe. Ibyo byasohoye muri ya myaka 100 Imana itavuga, kandi muri Bibiliya ntagatifu y'Abakatolike icyo gitabo kirimo igitabo cy'Abamakabe. Uyu Antiochus yagiye muri Seri akora amarorerwa, muzahasome, aho biri tubwira ngo ingabo zo mu ijuru n'inyenyeri zimwe byose yabikubise hasi, ngo akoraho igitambo gihoraho, ngo iby'ukuri byose abihindura zero, ngo akajya agambirira kandi agasohoza ibyo ashatse byose. Ishusho y'uyu muntu irasa n'ishusho mu gihe cy'umwami Nero nawe yakoze, nuko nawe ayo marorerwa yakoze. Umurongo 26 batubwiye ngo ibyo by'umweru kandi 32 n'ibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Ubwo bisobanuye gupfa kwe, ubwo n'ikiragiye yapfaga. None bagatavuga ngo maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo mutwaro uvuzwe ni Nero mu gihe cye muri za 70, n'uburyo bagiye Yerusalemu bagasenya umurwa bakawurandura wose bakawuhindura umuyonga. Ariko noneho nyuma bagahita bongeraho ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Ubwo n'iki gihe turimo cya none, kuva Nero akoze ibyo ngibyo kugeza uyu munsi, intambara n'ibyago mu isi birahari. Yagira ku murongo 27 bagahita bongera kugaruka nk'aho bavuze uriya mutware Nero, ariko baravuga undi uzaza ukoreshwa n'umwuka wamukoresheje, ari we Antikristo. Bagahita bavuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati ubwo ni cya cyumweru cy'imyaka 7 cyuzuza ibyumweru 70. Noneho hano ni Nero, ntabwo ari Nero uri kuvugwa noneho, kuko babanje kuvuga ko hagati ya Nero n'uwo mutware uvuzwe hari intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka. Noneho rero nyuma y'intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka bahise bavuga umutware, basa nk'ari wa wundi bavuze. Bibiliya nuko imeze. Bibiliya ishobora kuvuga umutware uyu munsi hagati ye n'undi mutware ishaka kuvuga uzakora ibibi birenze bisa nk'ibyuwo, hari abandi batware baciyemo benshi cyane. Rero hariya ntabwo ari Nero ukivugwa, ahubwo noneho hari kuvugwa Antikristo uzaza muri cya cyumweru kimwe, agasezerana na benshi isezerano rikomeye muri icyo cyumweru, ngo rizamara icyo cyumweru cyose. Ariko cyagera hagati akabuzanya ibitambo n'amaturo. Ibyo nibyo Antiochus Epifano yakoze mu gice cya 8 cy'umuhanuzi Danieli, nibyo Nero yakoze, ni nabyo Antikristo azakora ku Bisiraheli. Aha tuzahagaruka turi kureba ibintu bizasohora muri iki cyumweru kimwe cyuzuza ibyumweru 70. Ni ukuvuga ngo tuzareba ibintu byagomba kugisohoramo cyangwa bizagisohoramo, kuko Yesu ni ugomba kubisohoza, kandi yagomba kubisohoza muri kiragiye yapfaga akazuka. Kuki atabisohoje? Kuba atarabisohoje rero bishatse kuvuga ngo iki cyumweru uyu munsi nikiratangira, ubuhanuzi bwacyo ntabwo buratangira gusohora. Kuba butaratangira gusohora nuko nacyo kitari cyatangira, kuko buzatangira gusohora nacyo gitangiye. Ubwo rero turi hagati y'ibyumweru 39 byarangiye n'icyumweru kizaza cyuzuza 70 kitari cyaba. Aho hagati hari ikintu kiri kuhakorerwa. Icyambere batweretse nuko ngo intambara n'ibyago birimo aho ngaho. Icya kabiri kirimo gikomeye nuko harimo itorero rya Kristo. Ni igihe gitoya, agahe k'ubuntu Imana yahaye natwe abanyamahanga, kugira ngo tuzinjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Ibyo Abisiraheli bibwiraga bibapfana ubusa, bari bazi ko abanyamahanga bose bazarimbuka.
iki gihe rero kirimo aha ni ukuvuga ngo itorero riri mu tubago hagati ya 70 na 69. aho niho itorero riri. Imana yemeye ko ubutumwa bubwirizwa amahanga yose. Iki kintu ntabwo nakivuze muri bya bintu 9 byagombaga gusohora muri ibyumweru 70, ariko nakigira nk'icya 10 kuko Imana yaragihishe, ariko yateganyaga ko mbere yuko Yesu yima ingoma hagomba kubanza guca igihe cyo kugira ngo abari mu isi yose babwirwe ubutumwa bwiza, nk'uko hari uwaje mu isi akiyambura ubumana yari afite akabapfira, kugira ngo uzamwizera wese aba ahindutse umwana w'Imana, nawe yinjizwe mu bazahabwa umurage w'abana b'Imana. Ubu aka ni agahe twahawe gato tutazi igihe kazarangirira, twita ngo ni igihe cy'ubuntu. Ngira ngo twarize na Pastor Amazi biragaho twabonye ko isi ifite ibihe 7 yagenewe igomba kumara, nyuma yaho Imana ikaza kwima ubwami bwayo. Twabonye ko igihe cya mbere ari igihe cy'ubuziranenge, ari cyo gihe Adamu na Eva babayemo. Igihe cya kabiri kikaba igihe cy'umutimanama, abantu bakoresha umutimanama Imana itakivugana nabo kubera icyaha Adamu yakoze. Igihe cya gatatu twabonye ko ari igihe cy'amategeko y'abantu mu gihe cya Nimurodi. Igihe cya kane twabonye ko ari igihe cyo kuba Imana yongeye kuvugana n'umuntu igatanga isezerano kuri Aburahamu, igihe cy'amasezerano. Igihe cya gatanu twabonye ko ari igihe cy'amategeko Abisirayeli bahawe bava muri Egiputa. Igihe cya gatandatu ni iki gihe turimo, ari cyo gihe cy'ubuntu. Aka kantu mujye mukumva, ni igihe cy'ubuntu, ntabwo twakiguze, nta n'ikiguzi twatanze. Ni igihe Imana yatwihereye ku buntu bwayo kugira ngo irebe ko yaturokora urupfu n'umuriro uzarya abanzi b'Imana. Iki gihe cy'ubuntu twahawe rero, Imana ikavuga ngo mwe kugipfusha iki ubusa, kuko ubutumwa buri kwamamazwa ku isi, social media, ku mateleviziyo, ku maradiyo. Ubutumwa buravugwa muri za ministry hirya no hino ziri kuvuga ubutumwa bwiza. Abavuga ubutumwa bakoze Imana bari gukwira isi yose. Ari nacyo nabwira n'abandi bicaye ngo kuki mwicaranye ibintu Imana yabahaye mukaba mwicaye muri izo nsengero, nimuze twihutisha ubutumwa, kuko ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 22 umurongo wa 14. Yesu niwe wabyivugiye, yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bw'ubamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ni ukuvuga ngo kuza kwa Yesu ni uko ubutumwa bwihutishwa bukagera ku isi yose. None abantu bavuga ngo barabufite bakabujyanye, babwicaranye mu madini, barirwa imbere y'abantu 10-20, nabo bamenye Imana ahubwo bakwiye gukora ngo nabo bajyane ubutumwa, bagahora babasubiramo mu byo bababwiye, bongera bababwira ibindi. Nimuze tujyane ubutumwa isi yose igerweho ubutumwa Yesu agaruke. Iki gihe rero tuzakigarukamo cy'ubuntu, turebe uburyo Yesu yakivuzeho, amasezerano yagitanzemo, uburyo yatubwiye akaduhisha igihe kizarangirira, turebe n'impamvu yaduhishe kugeza ubwo we yavuze ati nta ari umwana w'umuntu ntabyo azi, ndetse n'abamarayika ntabyo bazi igihe kizarangirira ngo keretse Imana Data. Tuzakomereza kuri kira cyumweru cyuzuza 70 cyangwa cyuzuza ibyumweru 70, twerekana ibizagikorwamo, ari nabwo tuzatangira kwinjira none mu gitabo dusobanura ingingo ya mbere yo kugaruka kwa Yesu, ari nako gutangira gusohora kubuhanuzi bw'icyumweru cya 70. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ku mwanya mwiza duhaye, komeza kudufasha no kutwigisha ijambo ryawe, kandi duye kuba maso. Dusengeye umuntu wese uri hirya no hino ku isi kugira ngo umuhe gukanguka no kwezwa, kuko tubona ko igihe waduhaye n'igihe gitoya, ntabwo ugize tubwiraho ngo duhe umunsi n'itariki kizarangiriraho, ahubwo watubwiye ko dukwiye kuba maso tugahora twiteguye, amatabaza yacu agahora yaka. Fasha umuntu wese rero uko iki kiganiro uhera aka kanya, umuhe imbaraga kandi umuhe kuba maso no kwezwa. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana igumisha cyane, komeza kubana natwe, dukomeze gufashanya kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe
kumwe na Abrahamu tuzahora